Salus in the morning. Salus in the morning. Buri munsi ku isi haba hari amakuru mashya aje kwihindura. Mwicikwa n'ingingo zinyuranye ziyashingiyeho Haba mu buzima, tuzi ko ari ziriya ndwara z'abantu imyaka iri hejuru, ariko kubera ubuzima turimo n'abana nabo bararwara. mu bukungu, remove trade barriers and politiki, and the crooked places will be made straight and ihinduka ry'ibihe, imibereho y'abaturage ndetse n'ibindi bitandukanye. byose ni mu kiganiro Salus in the morning. Uruganiriro rwiza twakiramo ibitekerezo byanyu ku ngingo tubafitiye. ubwo kandi nanjye nagira icyo mvuga. Tubwire. Salus in the morning ni ukuva kuwa mbere kugeza kuwa kane hagati ya 2:00 na 3:00 za mu gitondo Kuri Radio Salusi 97.0 ndetse n'101.9 FM. Salus in the morning. Ngaramukanye Imana nshuti bakunzi ba Radio Salus, radio ya bose 97.1 FM. Abatwumva kandi mu bundi buryo bugiye butandukanye, waba utwumvira kuri internet kuri wa eshatu /salus.ur/ac/rw. Twizere ko meze neza cyane. Rero umunsi nk'uyu wa kabiri w'icyumweru itariki ya 19 ukwezi kwa munani, abantu batwumvira kandi mu bihugu bigiye bitandukanye by'imahanga, namwe twizere ko mumeze neza cyane. Ubwo rero twifurize igitondo cyiza abantu batwumvira Rusaka, Zambia, by'umwihariko abantu barimo nka Damasi hariya i Rusaka muri Zambia rwose gaca. Nizere ko nawe umeze neza, ugwe neza, ndetse by'umwihariko inshuti zawe muri kumwe hariya Rusaka avuga ati yaboneka tuba tubumva kuri internet. Ubwo rero twizere ko by'umwihariko abatwumvira kuri wa eshatu /salus.ur/ac/rw mwese mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Ubwo rero Damas nawe tukubwira ngo igitondo cyiza kuri wowe ndetse n'umuryango wawe. Ubwo rero n'abandi batwumvira mu bihugu bigiye bitandukanye, hari abantu batwumvira mu bihugu nka za Philippines, Afghanistan, Pakistan, hafi aho ngaho tuba dufiteyo inshuti zigiye zitandukanye. Hari ingabo z'u Rwanda ziba ziri mu butumwa bw'amahoro mu bihugu bigiye bitandukanye, yaba ari muri Centrafrique, yaba kandi ari muri Sudan, ya Mozambique, hose ndabizi ko hari ingabo z'u Rwanda ziba ziri kutwumva. Ubwo rero mukomere ku muheto kandi muhagarara igihugu neza cyane. Abatwumva kandi bari mu yandi mahanga ya kure, yaba ari muri Asia cyangwa se muri Europe cyangwa se muri Amerika, namwe tubabwire ngo igitondo cyiza cy'umugisha. Ikaze mu kiganiro Salus in the morning cy'uyu munsi wa kabiri w'icyumweru. Hari byinshi tugomba kuganiraho birumvikana, ariko namwe mukatubwira uko haramutse. By'umwihariko twebwe mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye hakaba haramutse kina kwitanga ikirere gifite imbeho gikonje, ikirere rwose ubona ko wagira ngo imvura igiye kugwa cyangwa se irahitutse. Abantu rero baze kusanga bitwaza rwose agakote kugira ngo imvura niza kugwa bataza guditira. Ubwo rero twizere ko n'abandi bari ku kazi bamaze kukagiramo cyane cyane, by'umwihariko abahinzi, dore ko igihe cyegereje igihembwe cy'ihinga 2026 cyegereje kugira ngo imbuto nyaboneka muyishyire mu butaka. Ariko murabyibuka ko mugomba kugendana na gahunda muri rusange zirebana n'imihindagurikire y'ikirere cyangwa se na gahunda Meteo Rwanda iba yabahaye kugira ngo umenye nimba ikirere gihatse imvura, ejo mutazahinga ugasanga ibyo muhinze bise byangirika cyangwa se ntabwo bimeze kubera yuko mutajyanye n'igihe. Arabizi ko iri hindagurika ry'ikirere cyangwa se ry'ibihe rituma hari uburyo uko byagenda kose tugomba kwitondera ibigendanye n'ikirere. Tugomba kwitondera ibigendanye n'ikirere. Hari igihe ushyira imyaka mu murimo ugasanga irahiye kubera yuko nyine izuba ryahise ricana. No kwitondera kugira ngo abantu bashinzwe ubuhinzi n'ubworozi babashe kuduha inama muri rusange zizadufasha kugira ngo tutazahinga tugahingira ubusa. Ubwo rero bari mu ngendo namwe twizere ko mugerayo amahoro
bari mu ngendo mwerekeza mu mujyi wa Kigali cyangwa se muri kuvayo, abari kwerekeza mu turere dutandukanye, twizere ko namwe nyaboneka muri gereyo amahoro. Ubwo tubwire abashoferi nabo ngo akareba gake na feri, kuko burya umuvuduko no munyenga, ariko tujye twibuka ko amagara araseseka ntayorwa. Tujye tuzirikana rero ko umuvuduko nubwo ari umunyenga, ariko nanone tugomba kumva ko uko byagenda akose tugomba kuzirikana ko uwo munyenga ushobora kudusiga mu kaga. Niyo mpamvu tujya tuvuga tuti nyaboneka gahunda yagira y'amahoro ntikabe ku munwa gusa, ahubwo igiba no mu bikorwa. Bwakiye neza? Gake meze utera? usugira ngo simeze neza? Meze neza cyane. Nta n'ikibazo n'iki na kimwe mfite. Urabona ko uyu munsi nanze kwirirwa nambara ibintu by'imbeho cyane, yuko unanye ndashaka kwinkubita bya, ashaka ko akabeho kugeraho se, ndashaka ko kangeraho. Ariko hanze harakonje. Hanze harakonje, ikirere kirakonje, ariko nanone kuwa kabiri ntabwo uzi ko hari igitondo cy'isuku. Umujyi wose nabonye rwose barimo bagenda bawukora. Ariko tunashimire cyane umuntu washyizeho iyi gahunda, ubwo kubona moto byari bisa nk'ibintu bigoranye, ariko ku bantu nyine bose bitabira igitondo cy'isuku, uri kubona ko umujyi wose rwose ari ibintu byiza cyane. Kandi ngira ngo isuku ni ya buri wese, guhera mu rugo kugera aho dukorera, kugera aho tunyura, ibyo byose nyine haba ku isuku. Wowe umeze ute Venus? Nanjye meze neza, ariko ukomeje kubirebana n'igitondo cy'isuku, by'umwihariko mu ntara y'Amajyepfo. Tunashimire nyakubahwa guverineri w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice, ariko n'abafatanya nawe by'umwihariko, ubwo ndavuga inzego zitandukanye, yaba abayobozi b'uturere ndetse n'inzego z'ibanze, kuko iki gitondo cy'isuku ni hamwe mu ho abaturage bakangurirwa kandi bakagirwa inama yo kugira isuku, yaba ku myambaro, yaba kandi ku mubiri, yaba kandi n'aho batuye. Ariko nanone reka mvuge ngo abantu ba Rusizi bazagire baza kutwigiraho, cyangwa se tujye kubigisha ibirebana n'igitondo cy'isuku. Ntabwo ari Rusizi gusa, ahubwo ahandi hose, kuko ngira ngo iri banga intara y'Amajyepfo ikoresha riri mu mabanga akomeye cyane, ariko kandi riri mu mabanga nyine ari kugenda atanga n'umusaruro, cyane ko uri kubona ko hirya no hino mu Majyepfo ku munsi wa kabiri ibi bavuze by'igitondo cy'isuku birasa nkaho bimaze gufata. Ubwo impamvu nari mbivuze, hari inkuru nabonye yacicikanye muri Rusizi, abagabo ngo ntabwo bakikoza amazi. Urumva umugabo wamubajije, ntari kwa mugabo ubundi uheruka koga? Ariko nzajya mpora mu mazi ndifi. Urumva nese ugakangara, ngiye nuga nka gatatu mu byumweru bitatu, ubwo urumva ni rimwe mu cyumweru. Urumva buriya se niko nakabonye. Noneho minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. utuma twishima Jean Budara, hagati ariko ikibazo mufite ni iki? Abana banyu bakaraba ari uko bari ku ishuri, iyo bagiye mu biruhuko muravuga muti bazongera gukaraba ari uko ukwacyenda kugeza. Ibintu bijyanye n'umwanda ntabyirinze. Venus mu Ruhango hano hirya hari ahantu bita kuri ADPR Kabutare. Ejo nahoze mbona akantu rwose kagiye gacicikana, ariko ubona uko abantu bagiye bagashyiraho ibintu byinshi. Ni mu Ruhango se cyane, nzi ko ari hano Huye. Ni mu Ruhango. Ni mu Ruhango buri ADPR Kabutare ni hano. Urabona urenze ku rutare rwa Kamegeri, ririya cross uzamuka neza, hari ADPR hari neza, utangiye kongera kumanuka ugiye kwinjira mu mujyi wa Ruhango. Nibo bagize bati ese kuje hano ku rusengero woza umubiri wose? Icyo ni icyapa kihamanitse. Barongera ati imyenda wambaye irameshe. Icya gatatu, umusatsi urogoshe, wogeje amenyo. Bongera bati wibuke ko imyanda ishyirwa ahabugenewe. Murakoze. Icyo ni icyapa. Niko cyanditseho. ADPR Kabutare. Yego. Iba mu Ruhango. Ubu ni hariya mu Ruhango rwose. Kuko ukuntu ejo niriwe nzenguruka nshakisha ahantu kiri hano Huye, ngira ngo kubera ino Kabutare ya hopitale hano hano ko nta ADPR mpazi. Biti. Urumva? Ariko iriya na ADPR itaba yindi. Hari n'ikiri noneho. Numve agashya kari mu Ruhango. Barongera batibwe n'ibyapa. Ese ko uje ku isantere uko byanditse,
kuje ku isantere woza umubiri wose urumva ubwo ni icyapa kiba kibonetse nko ku isantere iri aho ngaho mu cyari wanyu cyangwa se aho mu mujyi imyenda wambaye irameshe ubwo ibyo nabyo nibyo muri Ruhango yego ni mu Ruhango ese kuje ku isantere imyambaro wambaye irameshe woza umubiri wose urumva umusatsi urogoshe icyanyuma wogeje amenyo wibuke ko imyanda ishyirwa mu dusanduku twabugenewe hanyuma reka dushimire cyane ADPR Kabutare ariko n'abandi barebereho n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango muri ariko Ruhango Aurema Valence nawe abona ari ukuntu bajya bavuga mu mvugo bavuga bati ni muzima cyane urumva ubundi gahunda ya Ruhango no kwanga ni Ruhango yacu ikeye Ruhango ikeye niyo mpamvu rero banyaruhango ariko banyamatorero tugendeye ku byo ADPR isaba ADPR abantu baba bagiye gusenga urumva usomye icyo kintu gusa ushobora no guhita wireba ukareba ko ushobora no kuba wazanye n'ishati itameshe cyane isuku muri Ruhango ntabwo ishidikanywaho urabizi ko hariya kwa Yezu nyine impuhwe hateraniraga abantu benshi cyane ariko na gahunda y'akarere ka Ruhango ivuga ati nyaboneka Ruhango yacu ikeye bagomba kwiyubahiriza noneho dushimire Harisi nyandikira tuzababwire bavuga iyo myenda iyo ariyo imyenda imeshe hari ukuntu wambara imyenda inyuma ikabisa neza ariko iyi imbere gasanga nta kigenda kandi buri umwanda uhera imbere gasanga wambaye nk'umwambaro w'imbere ukamara nk'ukwezi utarawumesa ese rero yumva atabangamiwe ni ikibazo nyaboneka tugira isuku ahantu hose tugenda mu byo tunakora tunabikorana isuku urumva biranyavuga ngo kwambara neza ntago ari ukugira ibaro y'imyenda mu rugo ahubwo ni ukumenya uko wa mwambaro uwugirira isuku ushobora kugira amapantaro abiri ariko abantu ntibajye bamenya ko ariyo wambaye iyo wambaye bakajya bahora babona yenda bakagira ngo ufite nk'amapantaro 10 asa ariko kubera afite isuku nimugoroba ugataha ukakamesa ukakamanika ahantu ku rugi cyangwa se ku ntebe kagata amazi mu gitondo kagatera ipasi cyangwa nubwo utagatera ipasi ariko utagahinahiniye undi ugahita ujya mu kazi cyane rwose rero twizere ko nyaboneka ikintu kijyanye ibaze hari nk'umuntu nko kwiborosa ushobora kumara umwaka atiborosa kandi korogate n'intoza bifite hariya ibaze kumara umwaka utiborosa urya ibintu biriho amavuta ni ikibazo gikomeye urumva wahekenye ibijumba cyangwa se imyumbati wariye avoka wariye ibindi birimo amavuta noneho mu cyaro hari uburyo ano mavuta twita ngo na amamesa urumva aracyabaho aryoha kubi iyo wakubise mu mvange ariko ntukabona umuntu yakwereka yamaze kumira yasigaye mu menyo urumva biragatsindwa ubwo rero nyaboneka ikintu kijyanye n'isuku n'amaresitorenti ubwo turi kuvuga ku bantu ariko noneho n'ahakorerwa ibikorwa bitandukanye naho bagomba kwikubita agashyi birumvikana baba bafite amaresitora ariko wajya nko mu gikaro ukibaza ngo ariko bya biryo nariye naha byateguriwe ibintu rero bijyanye n'umwanda nyaboneka ari ahantu ushobora kuba uri kunywa nk'agacupa wavuga ati reka njye kwihagarika inyuma wahagaruka ikirahure kindi kikakunanira kubera umwanda uba uhari cyane tushimire cyane abantu babita cyane ku isuku ariko nanone ubwo abantu mufite ahantu hakira abantu namwe mugerageze kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane baravuga ngo ubundi isuku ni isoko y'ubuzima ariko tubaze duhera iwacu buriya nubwo wagira resitora cyangwa se ukagira ahantu nyine wakirira abantu hatari iwawe mu rugo buriya utagira ngo iwawe mu rugo udafite isuku aho ukorera aho yahagera ntihahagizwa n'ande ibyo byo birumvikana ubwo rero nyaboneka icyo kintu tukiteho cyane hanyuma Jado yego hari inkuru yo muri Kirehe Burasirazuba bw'u Rwanda ariko ntabwo ariho honyine kuko n'ahandi usanga abana nk'aba bahari gute rero abana bajya mu kiruhuko iyo baje mu kiruhuko usanga bamwe batangira kugira gute kuzerera mu ngo z'abantu bakamanura amatara urumva mu myaka yashize aho nigize kubibona abaturage barekarama hano muri Huye ariko kubwo amahirwe maze iminsi ntumva nta bihari hariya muri Mukura hari abana birugaga bazerera noneho bagacunga mwagiye nko guhinga cyangwa se mu yindi mirimo
bakaba baruriye bamanuye amatara yo hanze bakaba barayatwaye inkoko yaba iri hafi aho ngaho ugasanga shwi yagurutse none no muri Kirehe naho iyi ngeso nayihumvise abana bagira gutya ngo bati nta kindi tuzakora ni ukwirirwa twizere twarangiza tukiba ikibazo hanyuma izi ngeso ababyeyi kandi n'amashuri aregereje ariko se mu gihe igihe kitaragera izi ngeso zibamo ari uko mutabizi ko abana banyu bari gukora ibi bintu cyangwa ubwo muraza kuduha ibitekerezo. Hari n'abo maze iminsi mbona bagenda batembera ngo barashaka utujyamani hirya hino ibintu by'injyamani by'ibyuma ubwo nyine ikaba n'intandaro yo kugira ngo babone aho bashobora kugira gute aho bashobora kwiba cyane ndetse hari uvuga ngo narimo nshaka injyamane ariko iyo aje se wagira ngo asanze nk'icyuma aho ntagihitana cyane rwose cyangwa yasanga isuka aho ntayihitana cyane imarabiti se ntayihitana cyane. urumva rero cya kintu cyose ashobora kubona ko yavanamo agafaranga yaza yasanga hari ijerekani cyangwa se basi mu rugo yakebuka hirya no hino yabona nta muntu muri bakaba arayigurukanye izo ngeso rero nyaboneka kugira ngo zicike murumva twabigenza gute. Hari inkuru mugenzi wacu David Twizeyimana yadukuriye yo muri Kirehe bureka wumve ukuntu byari bimeze ubwo n'ahandi baraza kutubwira nimba izi ngeso z'aba bana zihari cyangwa se ugasanga kumena inzu ibi byose akabikora kandi ukagira ngo ntago ari kuguhombya kandi nawe ari kwihomba. natwe turabisaba duti bazadukorera ubuvugizi bohereza nk'abantu baze babafate babajyane. aba ni bamwe mu baturage bo mu murenge wa Mushikiri mu karere ka Kirehe bavuga ko babangamiwe n'ikibazo cy'abana bata ishuri bakaza guteza umutekano muke bakabiba ibyabo mu gihe ababyeyi baba bagiye mu kazi. Ni ikibazo abaturage bo mu murenge wa Mushikiri bagejeje ku buyobozi bw'akarere ka Kirehe ubwo bwasuraga uyu murenge muri gahunda bahaye izina rya shashanira umuturage aho bakira ibibazo byabo bigakemurwa. Umwana yanga kwiga akavuka yanga kwiga yagiye imyaka 10 agatanya kuba n'umugabo kandi atarakura kandi wanagerageza n'ubuyobozi bukamujyana 2-3 mahama bikanga no kubasubiza mu ishuri abandi mukabashakira imyuga bagakora abandi bagaterwa wenda no n'ubwigenge nyine bakumva ko bakuze kandi batarakora. Urebye nta mubyeyi wabwira umwana ngo reka ishuri ariko igihe babikora nk'agahato ababyeyi bagakora uko bashoboye ngo basubire mu ishuri bakanga cyangwa se ugasanga kumena inzu ibi byose akabikora kandi ukagira ngo ntago ari kuguhombya kandi nawe ari kwihomba. natwe turabisaba duti bazadukorera ubuvugizi bohereza nk'abantu baze babafate babajyane ku ishuri mbega nanone n'umubyeyi wamubitse nawe bamushakisha ingufu bamubaze igituma atohereza umwana ku ishuri kuko umwana ntabwo yakunanira umwana ntabwo yitegeka ni wowe umutegeka. Umuyobozi w'akarere ka Kirehe Rangira Bruno agaragaza ko koko mu karere ka Kirehe hakiri abana bata ishuri bakajya mu bikorwa byo kwitwara nabi yemeza ko ubu hatangiye ibikorwa byo guhanahana amakuru ku bana bataye ishuri bagasubizwayo. Icyo twaganiriye n'abayobozi ni ingamba z'uko tugiye twese gukomeza gufatanya kugira ngo ntihagire umwana n'umwe uta ishuri. Inzego z'ibanze mu rwego rwo guhera ku mudugudu aho umwana yiga n'abandi bayobozi ko dukurikirana ko buri mwana aba ari ku ishuri n'uwarivuyemo amakuru akamenyekana hagakurikirana ko asubizwamo kanasuzuma igituma yavuye mu ishuri. Hari ikibazo biba birimo, hari igihe haba ari amakimbirane ari mu muryango, hari igihe habuze ubushobozi bwo kubona ibikoresho, hari igihe haba ababashuka babaha akazi. Ibi bose tukakurikirana kugira ngo na bya bindi bituma umwana ava ku ishuri nabyo bikurweho kugira ngo umwana yige mu mutekano kandi afashwa mu byiciro byose. Aba bana bakekwaho guteza umutekano muke mu murenge wa Mushikiri bari hagati y'imyaka 14 na 17. Iyi gahunda yashashanira umuturage biteganyijwe ko izazenguruka imirenge yose igize akarere ka Kirehe aho ubuyobozi buzajya buhura n'abaturage abo bukabakemurira ibibazo byabo. Gahunda yo gushyashyanira umuturage ngoko shyashyanira umuturage ariko umuturage nawe yabanje kwishyashyanira kugira ngo nicyo kintu cya mbere. Hanyuma zimwe mu mpamvu zituma aba bana banga ishuri ndetse bagayoboka n'ingeso mbi. Abaturage bati araturasanga badutoreye inzu turasanga baciye amadirishya banyuzemo. Hari ukuntu abona amadirishya mu cyaro ntabwo bariho amagrillaje ugasanga banyuzemo batwaye ibintu noneho kubera bari batoya ntabwo bisaba yuko baca ahantu hanini birumvikana. urumva rero bagezemo imbere kubera yuko ubundi buriya mu cyaro hari ukuntu badafunga inzugi zose rumwe rugafungirwamo imbere noneho ugafungira ku muryango umwe wo ku irembo cyangwa se wo mu gikari. Izi ngeso rero kugira ngo zicike ariko ababyeyi bati ko hari abana bavuga bati ishuri turaryanze
bimeze gute ese umwana avuka ari uko iyo ngeso yifitemo cyangwa impuzamo ari uko yahuye n'imibereho ituma nyine yanga ishuri ikindi hari ababyeyi bafite ingeso yo kohereza abana gusabiriza ibyo nigeze kubivugaho hano ugasanga umubyeyi yicariye hariya umwana niwe uri hino ku muhanda aho abantu bari kunyura akagira gutya watambuka hari uwo twigeze kuganira arambwira ati buriya na mama yicaye hariya hepfo kandi ko ukabona arahari abana batatu umwe yaciye hirya undi yaciye hino undi yaciye hakurya ntabwo uzi ko wari ubona yigeze gufatira hano mu mujyi yari yohereje umwana urumva umwe yari ari kuri kaminuza ariho ari gusabiriza urumva undi noneho yamushyize itumba hejuru noneho nyina yari ari hehe yari ari hano hafi na foko cyane ibaza ko naje gupereza nkasanga abo bana bose nabo uwo mubyeyi nawe wa gatatu noneho ngo utagize icyo atahana iryo joro ntabwo arya bega igihano kandi umwana ari uwe cyane babyeyi namwe uruhare rwanyu kugira ngo abana ari abo ngabo nyine baba bari mu buzererezi ari abo ngabo mushobora kubwira muti mugende mujye hariya gusaba kandi umwana ubundi yagakwiye Venuste kurererwa mu muryango cyane rwose uburere bwose akaba ariho abukura ubwo urumva ejo hazaza urumva se bizagenda gute niho tuzasanga nyine hari abajura ukagenda niba mbona hari umuntu bibye mu bice bya Tumba sangahe mw'ijoro umuntu bibye rwose urumva ushobora kunamuzi kanze nkuhe akamesaje ushobora gusanga muzi birashoboka hanyuma Venuste iyo niyo ngingo nyamukuru ubwo turaganiraho ariko ntabwo Tumba sinzi ariko Tumba gitifu aza kureba uburyo ki umuvandimwe Arsene aza kureba uburyo ibijyanye n'irondo urumva hari igihe ryivanga n'ibisambo kanze nkuhe aka kamesaje wasanga uyu muntu namuzi abantu benshi ndabazi umva butike rwose bagiyemo barashujubya umuvandimwe uramuzi ubwo rero abajura nyaboneka butike barayejeje Arsene areba ukuntu n'abanyirondo baza kugira nihangana ubwo nyine ni ukureba rya rondo ry'umwuga rondo ry'umwuga barebe ko rigomba gukora akazi icyo gihe uwo muntu yabasabiye ati abajura bajya ariko n'ejo ku mbuga nkoranyambaga nahise mbibona nahoze mbibona umuvandimwe hari umuvandimwe bibye mu burasirazuba umuntu araza ashyiraho komenti atari kubundi ati rwose ati ngewe ndamutse ansanze mu nzu icyo gukora nta kindi ubwo nyine ahita anabwira ati polisi muzanyihanganire ariko rero Tumba muramenye ibyo bihano ntibihari ariko nyine ubwo abajura bararya ari menge ariko tumasigaye mpabona insoresore zidafite icyo gukora zibyukira ku muhanda ko nabonye barimo barazandika barimo barazikorera ibarura hari n'abantu basigaye bitwaza ibi bintu by'indege ku ndege akazindukira ku ndege afite umwiko ukagira ngo nyine ni umufundi cyangwa ukagira ngo wenda ni umuyede kumbe ni ukuyobya amarari kugira ngo arebe aho yiba ibyo nabyo kandi ubu aya masaha baba barangije gusogongera cyane uwa mbere ameze nka tubiri ubu wamubaza ngo ni hehe cyahiye cyabomotse cya kindi cy'intuza rwose ahita yakubwira cyane cyangwa se ati ninde uyu munsi ufite ururyoshye ahita yakubwira haboneka rero ariko menye ko inzego za polisi ziba zihari abo bari maso uzagira ibyago nyine akagwa mu maboko ataraye azumvishwa
nuko aha hanyuma rero Venuste ntabwo twabura kubwira abantu ko imvura imaze iminsi igwa hirya no hino mu gihugu. ni inkuru ya kababaro. Imvura imaze iminsi igwa hirya hino mu gihugu, abantu 5 bamaze kugaragara ko aribo bishwe n'ibiza muri iriya minsi 2. Umunyamabanga leta rero muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi yitwa Ngoga Aristarike yavuze ko 25 bamaze gukomereka mu gihe inzu 15 zangijwe n'ibibiza mu gihugu cyose. Ubwo ariko tujye tunareba ngo izi nzu ziba zangijwe n'ibiza ziherereye he, zubatswe mu buhe buryo, kuko burya Rwanda Housing Authority niyo mpamvu nimba ugiye kubaka ugomba kwaka icyangombwa cyo kubaka, bakabanza bakanakwereka yuko aho ugiye kubaka byemewe, cyangwa se hari n'ibintu byiza cyane Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ihora ishishikariza abaturage, ibintu bijyanye no kuzirika ibisenge. Birumvikana hari igihe nyine haza n'umuyaga mwinshi ugasanga n'uwo ngubwa uteye ibiza cyane. Abantu ariko hari abagituye mu manegeka baracyahari, ntago bose bararangira, ariko nyine gahunda nuko nibura muri no gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 umubare w'abagituye mu manegeka uzaba uri muke cyane, ariko ntago baburamo. Hari umuvandimwe wese unyandikira ati Tumba mu mudugudu w'Agasengasenge ngo ni mu kagari ka Cyarwa, ataba bajura baraturembeje. Ibaze ko baducukuriye inzu ku manywa. Mpaye kanze mbaze afande Ngoga ahungu be aho bari bagiye nukuri. Afande Ngoga atubwira rwose, ariko abaturage nabo bihangane bagerageza batanga amakuru hakiri batangira amakuru ku gihe. Gusa nanone nibyo gutanga amakuru, ariko urumva gutanga amakuru n'ubona amakuru uzatanga uko wasanze inzu yawe bayitoboye. Ahubwo igihe hari ni kimwe no kubanza kumenya ngo ariko rero hari abantu badafite icyo gukora birirwa bicaye hano hantu, ukibaza ngo ese barara he nimugoroba. Harya buriya Mugasengasenge, umuvandimwe Mugasengasenge ni hano. urabona hano uzamutse ku Mukoni, kwa ba Gaspari hari garage, ugatambika kiriya gice cyahari uzamutse no kwa Nyamaswa haruguru. Buriya niho mudugudu w'Agasengasenge gahana imbibi na Gateme yego, no hepfo Mukoni yego, no mu mudugudu wa Mukoni hari. Ubwo birumvikana, ubwo mukomeze mwihangana, ariko umuvandimwe Ngoga afande Ngoga afande rwose arahitagira abantu biba ku muhanda ku Kinamba ni hariya ku Kinamba. Si ukubakeka cyangwa si ukubashyirisha mu ngo zarebe n'abanamba bari hariya. Bariya abanyarwanda b'umwuga nibakora mu buryo profession, ntekereza ko abantu bazafatwa. Njye nakubwiye nti burya Jado urabizi ukuntu ukora wihiringa, ariko ntabwo umuntu azahera ku wa mbere agere ku cyumweru urumva agahe akanyarira iryinyo, kandi uzi ko nta kazi kazwi afite. Wowe ufite akazi urumva, kugira ngo uryigondere bisaba ko utegereza tuvuge amezi 2. Rero icyo kintu bajya banza bagisuzuma n'abantu bavuga batari ku umuntu ko aho aragira gutya na gutya hakuri. Arashobora kuvuga ati ni amafaranga ya gakondo, ariko amafaranga ya gakondo nayo hari uburyo agaragara. hari arongeye mperutse gufatira mu rugo mu gipangu. Uramurekura se? Naramurekuye, ariko murekura pandagari paritsaho naho biracyamubitse. Ntabwo nari gutuma hari umukoraho. Nge namuha kaji. Kaji nge naramubabariye, nahitamo akaji, ariko aba mu gipangu barambwira bati oya have. Arabwira nti muhave n'inge bamwifatiye. Akaji aragahabwa na polisi maze kuhagera. Haje baramutwara. Ubona afata namuha kaji. Hanyuma rero ubwo birumvikana ni ibintu byinshi tugomba kuganiraho. Reka mu kanya gato tuze twumve n'ibitekerezo byanyu ku murongo wa telefone nyuma yo gutumika. Cyari ikiganiro Salus in the morning, tacyaganira birumvikana hari ingingo nyinshi ziba ziri kugenda zivugwaho.
tugomba kuganiraho ariko muri rusange namwe mukaduha ibitekerezo ndetse munatubwira nuko byifashe kubirebana n'isuku kubirebana n'abo bana ariko nanone kubirebana n'umutekano cyane ko usanga benshi bagabo batari ko natwe turarembejwe tubwire uko babyifashe tubwire uko biba byifashe ubwo birumvikana nyine natwe ibitekerezo byanyu tukabikenera kugira ngo abadukurikiye babashe kumva n'iki cyakorwa ariko kandi natwe tubigizemo uruhare kugira ngo ari ibyo ari isuku ari umutekano ari uburezi ari ubumenyi ari ubuzima natwe tubigiremo uruhare kandi mu buryo bwiza Venuste uyu muntu koko akomana yanjye hari ibintu undi muntu abona no kubivuga kuri radio bikaba Nyamasheke yazize se intuza yatawe muri yombi akekwaho kubaga ingurube yibwe nabo nyirayo yifite mu ntoki ubwo zuko ayifite n'inyama zayo buriya nubwo bamufashe kabigaze ko nkakeza rwose kugira ngo se ziriya nyama yazirya akazimara buriya ntihabuze umuntu umushuka ati genda uyibage uyituzanire ibaze bw'ibyago gubwa gituma uyu mugabo w'imyaka 41 nika nkubwire afande niwe ujye ukunda ko bivuga ati nimba ufite akaboko karehare cyangwa se agatima karehare ko kwiba gerageza wiba ubwawe mu mutima ariko wanamugana kuko nushaka kwiba abandi bizagukora ubwo kwiba mu mutima byita kwiba nuko ngo kwiba wowe mu mutima nuko ngo ni handi ubitekereza ntubitereza ariko ntubikorera ahandi kuko nubikorera ahandi akanyafu karakugeraho ntabwo byoroshye rwose ntabwo byoroshye 0785021130 niwo murongo wacu wa telefone hanyuma tukagenda tuganira uko bimeze cyane mu bice bitandukanye ubwo rero twizere ko abantu bari kutwereka ko badukurikiye bameze neza cyane Samu Kalitse umudentalist rwose umwe mu bagabo bari kuminuza mu birebana no kuvura amenyo ubwo abantu batije biborosa cyangwa se bamara igihe batiborosa harimo n'abatinyi banze uburoso n'iboroso ugasanga umwanda uragiye urabokama ubwo rero twizere ko nabo bagomba kugisha inama by'umwihariko birumvikana ko harimo n'abantu biborosa ugasanga ishinya nyine yagize ikibazo byose mugomba gusanga ba dentaliste hanyuma bakaba babafasha cyane ubwo rero Samu Doctor nkwifuriza igitondo cyiza cyane n'abantu muri faster birumvikana okay hanyuma ubwo ntabwo twabura kubwira abantu Venuste yuko umuvandimwe yitwa Donald Trump ku munsi w'ejo yagiranaga ibiganiro na Vladimir Zelensky ariko rero hari urukuta nabonye urumva bari banditseho bati nuza mbere yo kwinjira umenye ko ugomba kubanza kwambara ikote nta bintu byo kuzana amashati muri White House Zelensky bari babyanditseho ku munsi w'ejo rwose nabonye yagera hariya White House ndetse yagirana ikiganiro n'itangazamakuru muri Oval na Donald Trump bagana ku buryo cyane cyane bwo guhagarika intambara imaze imyaka irenga 3 hagati ya Ukraine n'Uburusiya kabisa ubwo rero President Donald Trump abwira Volodymyr Zelensky ati wowe Zelensky niwe ufite uruhare runini rwo kugira ngo ino ntambara ihagarare cyane niwe ufite uruhare runini rwo kugira ngo iyi ntambara ihagarare ubwo rero Zelensky nabonye yaragaragiwe n'abandi ba president bagiye batandukanye ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye nkuru z'ibindi bihugu nabone harimo Emmanuel Macron w'Ubufaransa Keir Starmer hakazamo Chancellor w'Ubudage n'abandi bagiye batandukanye so birakomeza tuzajya tubabwira icyavuyemo umunsi ku munsi twakirira abantu batubwira uko gahunda zifashe kuri karitsiye ndetse n'ingingo twagiye tuganiraho ni 0785021130 genda telefone irasobanutse 0785021130 mwaramutse neza yakeye hari utwana tuba twarateye amashuri rwose imyumbati barakura wareba nawe usigurwe twasohoka bakajyana ahantu hose
zamugenda tu bateze yombi abantu bibaho ngaho ariko ubwo ntimubazi bamwe baba bazwi ariko niyo babajyanye bongera bakagaruka ntabwo baba bikwiriye niyo mpamvu umuntu iyo bagiye bakamufunga umwaka yindi urumva yakongera kubura kongera kwiba abongerera ibihano ahubwo okay mwakoze ibihano byiyongereye Halo. gake aramutseho Venuste biracamo nta kibazo subiza no muvandimwe muri kumwe ndakumva neza cyane ubwo ni umujene mwibandagura bita Cesar yo muzaru benze kasera 7 Dubai iyo mwibandagura mu murenge wa Ruhashya no Venuste kuri icyo kibazo cy'abana b'inzererezi urumva ndabona hari ukuntu nyine ushobora kuvuka nk'umuryango utishoboye bikaba ngombwa ko waba inzererezi kabisa gute se kandi ushobora kuvuka nko mu muryango nyine ushobora kubona nk'icyo kurya ugahita ujya nk'ahantu ku muhanda bikaba ngombwa ko waba inzererezi kabisa ariko se ku buryo havamo no kwiba se biterwa no mu mutwe w'umuntu reka mubwire Venusi ubu nkanjye igihe nigeze kuba nyine ahantu ku muhanda ako sinigeze nkora ikosa ryo gukorakora kubera nyine ubuzima nari mbayemo bwari hatari ukuvana nabanaga na mama gusa na papa nagira na petit frère na grand frère nagiraga ubuzima bwari hatari kabisa no gushakisha nyine je narashakaga bya hatari ariko abana nyine abo bariho kabisa b'inzererezi kwiga subu je sinigeze mbura kwiga amahirwe ariko bari hatari kabisa nasoje mu wa gatandatu gusa kabisa kubera nyine ubukene nagize ariko ntabwo byatumye wiba ntabwo nigeze niba kabisa nyine nuko nguko nibereyeho ntabwo nigeze niga segonderi kubera ubushobozi buke ako nyine ikintu nagira abo bana b'inzerezi ni ukubafata kabisa ntabwo bari byo nabyo cyane icyo gitekerezo cyanjye kabisa urakoze cyane undi muntu Sefe Malu Radio Saru aramutse neza gakeye kuna rufosi yakuzi umbasa Alphonse ingingo kuri abo bantu bose bagiuka bari mu kabari kandi batakoze ntabwo twenyanya rumwe bose bagiye bashakisha akazi rwose bumve ko tubagaye mbona abo bantu bagize ibyago rwose bihangane kandi bakomere kandi n'abandi bantu leta itanga ubutumwa kugira ngo ntibagakore ku madirishya y'ibyuma n'inzugi z'ibyuma bose baze babyubahiriza twese ubuzima bwacu mu kaga noneho rero nanjye rukuki nyaruguru kiriho njya kuzaza gusura sarusi bayikorera okay ni karibu rwose nakoze amarembo bahora afunguye gakeye aramutse neza nimugire igitondo cyiza nawe nitwa Sengiyumva mba ku icyendano ikibeho mu mudugudu wa Matwe mwagiye mudubwira inkuru nyinshi yo kugendaga kuri iki kibazo cy'ubujura hano mu mudugudu wa Matwe ubujura burahari ndetse uretse no kuba bwaba buri mu rubyiruko usanga rwose n'umuntu urengeje mu myaka za 30 gusubira hejuru za 20 gusubira hejuru rwose usanga hari abantu bazwiho ibintu by'ubujura yewe hari n'abantu usanga by'umwihariko nk'ikintu ku buryo kibuze mu mudugudu wasanga usanga ariho hambere umuntu abanza gushakira ahubwo gihe ikibazo ndaza kwibaza yewe ubwo umuntu aheruka kunyiba naje kubwira umuntu w'umuyobozi atese uriya muntu ko yanyibye kandi ko umuntu abibona ko ari ukuri bimeze bite noneho arangije arambwira ati none se uyu muntu ndebera amaze gufungwa inshuro zirenze 6 enye hafi aho ati n'ubundi tumushyikiriza leta nyuma y'amezi 2 ukabona aragarutse ubona yewe rimwe na rimwe rero nkabona leta abantu nk'abo yagiye bagumana rwose kuko niba umuntu
amaze kugera muri gereza inshuro zirenze 4-5 kandi ugire nkibona agarutse kandi ukagarutse ntiyisubiyeho ahubwo ararushaho kujujubya abaturage rimwe na rimwe mbona leta rwose aho hantu ihatubangamira cyane ugasanga umuntu aragiye amaze amezi 3 ukagiye ukabona murahuye kandi noneho araza ubona nta n'ukwicisha bugufi ahubwo none havuga ati nibyo nasize ati ndaje mbimareho ukuri rwose ahantu hari leta yazaturebera rwose umuntu nk'uwo afunzwe inshuro zirenze 5 asubiyeyo yakagiye rwose anakatirwa imyaka irenze 10 nuko murakoze nitwa Sinyumva ndi hano mu mudugudu. Okay, urakoze cyane ubwo cyo numva ariko tujya tukura no kubigarukaho abantu bashaka kuba hanwa mu buryo butagize gute budakwiriye birumvikana kubera yuko akenshi nyine arakwangiriza cyangwa se wamufata nk'uko nguko wamushyize inzego ejo akagaruka avuga ati ko wankirishijemo se singarutse ndaje duhangane ubundi akakujujubya ubwo rero inzego nyaboneka biba bireba njye navuze nti ubundi abangaba nta nubwo nakabaye mbafunga ngo banarye ibiryo bya leta ku busa kujya babyukiriza mu cyayi nk'iki gitondo imvura yaguye bakabanza bagasoroma icyayi cyangwa se bakakibagarira cyane urumva ku buryo bamara imyaka nk'ine noneho bakajya banarya ibiryo bya leta ariko bakoze cyane none binjirije leta nibo baba biyinjirije leta ni umuturage nibo baba biyinjirije uzabagira ngo ubakubise nko muri Gishwati Mukura cyangwa se ukabakubita hariya Nyaruguru ukabakubita mu cyayi bakajya basoroma icyayi buri gitondo ayo masaha 9 ukabagaburira bashaka ukabaha no ku cyayi bakamaho bakagira ariko utavuze ngo ndagushyira ngo kandi bagira ubuzima bwiza ndagushyira mu igororero uburangiza urye unywe igikoma cy'ubusa ngo amezi angahe nashira wongera utaha ujye kujujubya abaturage abandi bana ku murongo wa telefone tuganire mutubwire uko byifashe South Femaru Allo Yego meze tumeze neza ngo nk'ibisanzwe n'orizinal hano mwibandagure noneho nk'ibisanzwe kuri iyo ngingo mwazanye ibyo bintu byaregeze muri iyi minsi usanga abantu b'inzererezi babunga muri iki gihe noneho barabuze n'icyo bakora ugasanga barizwa bigenga muri quartier warangara uri umuturage ugasanga akantu usize hanze barakajyanye ariko muri iki gihe bari bamaze iminsi baradukoreye ubuvugizi kabisa ibyo bintu benshi bari barabicikeho sinzi niba hari n'ahandi biri noneho rero ngewe ukuntu mbyumva ntabwo ari byo cyane cyane usanga biba nkatwe ku rubyiruko cyane yewe numva twagakwiye kwihangira imirimo tugakura amaboko mu mufuka tugakora tukava muri iyo mico mibi n'ingeso mbi ziba bidakwiye kandi ibyo gukora birahari ibyo gukora birahari ibura n'ubwo bwenge bwo kujya mu biyobe ukajya mu bintu bibi bidakwiye kabisa okay sawa murakoze nawe urakoze anajya pinga akazi urumva abati akazi nagakora anapinga akazi ngo ngese nagakora ngo ntangije segonderi ngo ntangije kaminuza urya reka nkubwire kandi akazi nakinjije ushobora kwanga gukora ukirwa uryamye nimugoroba inzara yakurya ukajya kureba aho wiba igitoki kandi ibyo ngibyo nibyo biri gushyire mu kaga kurusha uko wajya gukora ka kazi wajya kwishantiye urumva aho imihanda iri gukorwa bakaguhemba ibyo bibiri ukavuga ati ariko muri bya bibiri ndaza kuvanamo agasabune ka 200 nindangiza nshake nimba nibana nshakemo n'umugati na avoka cyane uri musiga umunyu nirire urumva cyane rwose usigarane igihumbi ariko se niwirwa uryamye uzabikura he Allo mwaramutseho Yego ni Marengi Kansano ku Gisagara Yego yaguye kansi ariko na za Kigembe na za Nyanza na za Mugombwe yo ngiyo bose bavuze ko imvura yahageze na hari hepfo za Mukindo naho ubundi nanjye umva ndi mu kazi k'ikiyeje ubundi mu ishyamba ndi gutema ibiti cyo kubaka igikwa noneho rero hari ikintu rwose mwavuze kijyanye n'isuku tujye tumenya gukora isuku rimwe na rimwe hari abantu tutajya tumenya gukora isuku nanjye ndibaramo
ugasanga umuntu arakarabye yambaye rwose neza akikesha n'isabune akanisiga n'amavuta ariko najya kwambara nkambara amayo itameshe hari n'abagira mugondo agakubitaho ikabutura ntimeshe inyuma akagukubitiraho ipantaro nziza bye itomoye rwose n'umukandara ubwo si icyo gihe nimbira icyuya biragenda gutya ikibazo kiravuka urasanga wa mwanda n'ubundi ntawe nawuciye ahubwo byakabaye byiza kugira ngo mbanze ntunganye wa mwenda w'imbere wegereye umubiri aho kugira ngo ukore isuku inyuma nka wa muntu ukaraba mu maso ugasanga mu maha haragaze ugasanga ku mubiri harasa n'inkono iteka aho rero mu by'ukuri tujye tumenya uburyo twakora isuku burya umwana niwe wigishwa gukora isuku naho umuntu w'umugabo isuku yamunanira ni ku bushake bwiwe kuko burya isuku niyo soko y'ubuzima cyane rwose naho rero tugaruke ku kijyanye n'aba bana bacu rimwe na rimwe usanga barise bakanyabunyobwa ugasanga nk'aho yagiye kwiga ngo arimo arazengurukana indobo irimo amarindazi indobo irimo utunyobwa ugasanga indobo irimo utuntu agenda acuruza aho mu mayira mu makaritsiye hirya no hino noneho yabona twa tuntu agenda atoraguraho 10, 20, 200 akumva ko buzamuteza imbere kandi ntiyibagirwe ko bya bintu ari kubikorera mu bujiji ejo igihe tugezemo n'icy'abantu basobanutse ndibuka kera tukiri abasore twajyaga mu gisirikare nta mashuri batubajije bagasaba imbaraga gusa no kwirukanka no kugira ibintu by'ibigufu mu gipolisi nuko ariko ubu ngubu ndakubwiza ukuri ko udafite ishuri ntabwo wakandagira mu gisirikare cyane nta gipolisi wajyamo niyo mpamvu rero uwo mwana uri muhemukira umwigisha gucuruza utwo tuntu kandi nyamara asabwa kugira ngo abanze yige ubu se ibaze kugira ngo ajye kubaririza ahantu ngo se ku biro by'umurenge ni hehe kandi yakamenye kwisomera tugeze ku murenge wa Kansi ngeze ku murenge wa Ngoma ngeze mu karere ka Huye gutyo mu by'ukuri rero tugerageze dufite abayobozi beza dufite n'abakangurambaga benshi abo bana tubashakisha ukuntu aho bari hose hari n'abaterankunga rwose bajya batera inkunga umwana akagenda akiga cyane rwose ubwo rero nakabigizemo uruhare n'undi akabigiramo uruhare niba ngiye kumuha akazi abanza nkamubaza nti mwana dore igihe cyo kwiga kirageze ganira ku ishuri niba ubyanze ndakwegereza polisi abayobozi babishinzwe nta mwana wananiranye ahubwo nitwe babyeyi babi murakoze umunsi mwiza Marenga kandi koze cyane akoze umuvandimwe Marenga ariko nwambara umwenda ngo mbega gahuyo gahuyo kaje mase cyane aramutse yego bonara post nyaruguru mbasugarutse umwanya ugiye kukajyamo ariko ikindi hano radosa bose n'icyo dukora ubushinge ushaka kuzababura ambasaderi ushaka kutubera ambasaderi utuye harya ngo muhe murenge murenge wa Kibeho hafi aho ngaho utangiye kumva sarusi ryari kubera muri 2024 ubwo rwose namenye radio sarusi tubwire nk'ibiganiro nka 3 cyangwa 4 n'abanyamakuru babikora kuri radio ya mbere ni zindura cyambere n'izindura hamwe na noze na wa musaza tamate w'inzi z'uruyenge ya kabiri ni ikindi yitwa ngo Randevu ubundi bwa mbere n'ubu bagati kari ntacyo gikorwamo na ba Marie Jeanne noneho icya kabiri n'umugore cya kiganiro Sarusi Raxi icya gatatu Sarusi Sport hamwe na ba Patrice
n'amakuru. ejo rero zongera uhamagare nk'uwo inkoni y'ubutwara aho mu Kibeho. Okay. ejo niyongera guhamagara ahubwo ikibazo anibagiwe n'iki turimo kandi ari cyahamagayemo. ejo niyongera guhamagara nzamuye inkoni y'ubutware cyane kugira ngo turebe nimba koko yaba umwambasaderi mwiza. byiza cyane. hanyuma abandi bana ku murongo wa telefone nabo tuganira ku ngingo nyinshi tuba twagiye tuganiraho cyane kabisa. ariko zose ziba zireba mwebwe, zireba abaturage, imibereho myiza yanyu, bijyanye n'ubujura. kubanza ubujura bwakomye abantu. noneho iyo akavura kaguye uriya nako kari mu bintu abajura bitwikira cyane. ugasanga nyine bacunze wasinziriye, abari nabwo batangira gucukura inzu. uriya mujura bari amaze guhara ubuzima, we nta kibazo bafite. amaze guhara ubuzima rwose avuga ati numva byararangiye, bamfata ubwo nibantanga kumbona nta kundi. niyo mpamvu nawe agenda yikwije cyane kabisa. Sasa femalo namahoro. ndakumva neza rwose. ubwo ni Erika na Nyaruguru muri Kivu. ahantu ubujura bumeze nabi. agatungo rwose iyo utakaraje mu nzu ntiwabyuka ngo ukabone. baba bazimereye nabi, ingurube, ihene, ari amatungo magufi cyane. se abayatwara ni abavuka aho ngaho? hari igihe wenda nk'umuntu uvuka inaha aba yahawe randevu n'undi muntu uturuka nk'ahantu kure, akamuha n'amakuru nyine akamenya uko urwo rugo ruba rumeze n'uburyo baba badahari ke baba basinziriye. akavuga ati uzayibe uyinzanire nk'ahantu kure y'ako gasozi ubundi nguha amafaranga. ugasanga barayizi nyine barayijyanye, barayibaze, bagurisha inyama nyine bagabanya nk'amafaranga. nyine ariko ni ugukaza amarondo birabikaze. zaho murakoze, turi kumwe Venusi. asante. abantu bagura n'ibyibano cyane cyane kuri aba babazi. igihe umuntu acuruza n'isoko ryaremye hirya hino, akahita abyuka ajyayo uzarebe niyo babibye, navuga ati mutangatangaho amasoko yaremye cyane. ariko harimo n'ababikora bakavuga bati ntuzigire urijyana mu isoko, wowe jya umbwira aho wari bagiye nze ntwara inyama. rumvikana. ubwo rero niyo mpamvu kandi urumva ziriya nyama kenshi nta nubwo ziba zipimwe, ziba zifite ikibazo. ntabwo veterineri aba yazigezeho. niyo mpamvu ntajya ngurira inyama ahantu habonetse hose. kereka ugomba kuzigura zivuye mu ibagiro rya Matyazo. cyane rwose. gakeye. halo. mwaramutse neza. Venusi, amakuru ni meza. n'uwizeye namusihuje. yemani atanazi umunyentwari w'Inyarugu. twaraburanye. wariburishije. waragiye urabura. narindi mu baturanyi hakurya nyine za Uganda, ariko nyine nabagarutse. uruganda urumanye? uruganda ndumanye. ni yakubanyo. ndumanye poransa. meze neza. urayazanye se? amasente. sente urazizanye cyangwa byakugendekeye kwa kundi imbarara? nyine nabivuga byiyorereze, nureka tubireke mbabari. igitekerezo cyawe byaragoranye. so nyine ibi bintu by'ubuzererezi cyangwa se n'uburara nanjye nageze no barabunyakiriza. bambwira ati dore kwa runaka barinjiye mu nzu bateruramo ibi ati ibishyimbo, nyine ugasanga bari binjiye mu nzu ari no ku manywa nyine bakagira ibyo baterura bakagira. yembo ni cyakorwa icya mbere ni ukubyara bake nyine dushoboye kurera.
ikindi kandi twebwe natwe tukishakamo ibisubizo nyine tugashaka imirimo twakora nyine yaduha amafaranga cyangwa se yaduhindura ubuzima tutagiye kurarikira iby'abandi. Icya gatatu inzego zibishinzwe nyine uwajya afatwa nyine yakoze ubujura nk'ubwo bakongera ibihano nyine kuko nko muri Uganda rwose bagufashe wiba aho ngaho ni ibintu byoroshye cyane agukoresha icyo ashaka yakwica yagira ute nibyo nta kintu biba bibabwiye. Ubwo rero ko u Rwanda rukunda nyine cyane cyane abaturage barwo ntabwo mvuze wenda ngo bajya bamufata yibye bajye bamwica ariko nyine bakongera ibindi byo buri umwe yajya bireba ko bikaye hanyuma reka ashimire Ruhango ikeye nyine kandi natwe twese n'ahandi hose bayigiraho kuko urumva ko Ruhango ikeye mu bintu by'isuku nyine imeze neza cyane kandi ubwo niyongera kuko iwacu ubona nyine kare Ruhango ikeye. Ibintu turi kutujyana nyine mugira umuhanda mwiza ubwo turi kumwe. Urakoze cyane. Akoze. Ubwo rero ngira ngo ni ibyo ikintu cya mbere navuga ku ngingo twaganireho Jado reka tushake uburyo muri rusange abana bacu batabinzerereze cyane guhazamo na bya byo kubyara abo dushoboye kurera cyangwa se kwitaho ariko nanone nawe leta ishobora kwitaho kuko burya ntabwo wabyara udashoboye kurera ngo leta izaba ari imushobora umva leta uriya iyo yadushyiriyeho ibikorwa remezo bitandukanye bishobora gufasha abana twabyaye ubwo ndavuga amashuri ndavuga ibigo nderabuzima bishobora gufasha kugira ngo tubashe kubona aho tuvuriza abana bagize ibibazo cyane nimba leta ishobora kuvuga atari ko gahunda yigira imwe ku mwana gashyiraho ayo ma ECD nuko nta kundi bice dutekereza ikindi bajuraho muri reka mbigirira inama burya si buno niba gufata ushaka gutekereza ko bazagufunga iminsi 2 ukagaruka ariko hari igihe uzajya mu maboko noneho atari amaboko y'abanyempuhwe Kaba Venuste hari igihe uzagira ibyago ukajya mu maboko ukayobera nko kwa Venuste. Ubwo rero nyaboneka muzibukire shaka nyine cyadutunga birashoboka ko uyu munsi byakwanga ariko ejo twakongera tukabyuka tugiye gushakisha bigakunda sibyo se nuko nyine Jado wakoze cyane ubwo nanyerekanye kwishakishiriza kugira ngo nzajye mu maboko y'abadafite impuhwe ubwo rero tuzasubira ku munsi w'ejo ikiganiro Salus in the morning icyo nakagaruka mukomeza kugira umunsi mwiza mukanya muraje mukurikire mugenzi wacu Brennan nshimye mu kiza mu kiganiro bidukikije turaza kugaruka ku bijyanye n'imihindagurikire y'ibihe nimujye kure Salus in the morning. Salus in the morning.